hari ukuntu ujya ubona utu avatar tuvuga nk'utu ngutu cyangwa se tukatuni tuvuga kandi tuvuga mu kinyarwanda ukayoberwa uburyo ki baba barabikozemo. Kuba content creator rero ino content irimo irarebwa cyane ushobora gutangira YouTube ukora udu content nk'utu ngutu tukarebwa cyane, YouTube yawe bikagufasha kuba yazamuka. Nimba warajyaga wibaza uburyo ki bakoramo udu avatar nk'utu ngutu, ino video irarangira ubimenya. Ushobora kugakora mu ifoto yawe cyangwa se ukagakora mu katuni iyo ari yo yose, ushobora gukoramo avatar n'ifoto iyo ari yo yose ushobora kuyikoramo avatar ukayanimatingisha ikavuga. Niba ushaka kubimenya rero ino video irabigufashamo. Mbere uko dutangira kanda subscribe aho hasi kuri IT Panda, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment. Ino video nubona igufashije usharinge no ku nshuti zawe nazo zibashe kumenya bino bintu. Bikorwa bite rero, bigenda bite? Tugende step by step. Bakora video rero nk'iriya ni ibintu byoroshye cyane. Kuba content creator rwose wagakoresha kaga content kakakuzamurira YouTube yawe, kuko ushobora kubikora mu rurimi rwose ushaka, yaba Icyongereza, Igishinwa, Icyarabu, kuko turi bubirebe ukuntu wandika script bakayigusomera cyangwa ugakoresha ijwi ryawe nk'uko ngiye nakoresheje ijwi ryanjye. Ni ibintu byoroshye cyane, biba bigusaba gukurikira video guhera itangira kugeza irangiye, apana bya bintu byo kugarukiriza video mo hagati. Ikintu cya mbere tujya gukora, tujye kubanza dukore katuni nk'iyi ngiyi. Murabyibuka turaza muri ChatGPT. Iyo uza muri ChatGPT uhita uza kuri aka kantu ko guteranya, ukaza kuri photo library ukahita ushyiramo ifoto yawe, ukakora done. Iyo umaze gushyiramo ifoto wandika iyi prompt, wasoza ukahita wandika iyi prompt, urandika uti give pixel effect. Sinzi nimba mbisomye neza. Give pixel effect. Ushatse wakongeraho studio cyangwa se studio nuyishyireho, ukahita ukanda bakakugeneratingira ifoto yawe. Nari narabibigishije ibingibi gukora amafoto nk'aya ngaya, naberetse prompt menshi, naberetse prompt zigera mu 8. Abatarerebye iyo video murebe ku kantu kajeho hejuru, mugende muyirebe, nayo irabafasha gucreatinga amafoto yanyu mukayahinduramo mu prompt mushaka. Noneho iyi foto niyo tugiye kuhindura kwa kundi mwabibonye, tukarangiza tukayivugisha, tukayimovingisha ikagenda. Ni ibintu byoroshye cyane. Wowe ikintu usabwa no gukurikirana video guhera itangiye kugeza irangiye. Kugukorera ifoto rero kuyigeneratinga bisaba kanya gatoya katari munsi y'umunota 1 cyangwa 2, ifoto yawe bakaba bamaze kuyikora. Urabona ifoto yacu bamaze kuyigeneratinga, ifoto yacu bamaze kuyikora. Ikintu uhita ukora uhita uyikandaho, warangiza ukayidownloading. Dore akantu ka downloading akano hejuru, ukadownloadinga ifoto yawe. Ikintu uhita ukurikizaho ni iki rero, uhita uza ukajya muri application bita InShoot, ariko wowe urakoresha iyo ushaka bitewe n'iyo ukunda kweditingiramo. Uhita uza ifoto yawe yicropping bitewe na size ushaka kuyikoresha. Size, hari size ya YouTube, hakaba na size ya TikTok. Size nyine ukora ifoto ibicroppings, uhita uza wemeze, njye nshaka iyi size. Iyi ngiyi. Iyo umaze kuyiri sizing uko ushaka, tukora export wayisoza. Turagenda na step by step, nugira akantu kamwe usimbuka. Warangiza ukahita ukurikiza iki, ukahita uza hano kuri Google Chrome ugasearchinga ino AI bita gutya ndi kubyandika Hawiyo AI. Sinzi niba mbisomye nabi. HAI gutyo. Warangiza ugahita searching. Dore ni iyi ngiyi ya mbere, ifite kano karogo k'umutuku, ukaza ugahita uyikoraho. Iyo uyigezeho rero bahita bagusaba gushyiramo email. Ngewe urabona email yanjye irimo ngiyi hano hejuru, kanse nk'umubereka kugira ngo mutaza kugira ngo sinabanje kuyikoreshaho.
bahita bagusaba gushyiramo email. Nawe niba gusaba gushyiramo email nibikugore ushyiremo email. Dore ngiyi yanjye email yanjye hano yamaze kugeramo. Nawe niba gusaba gushyiramo email rero ntuze kubitindaho. Iyo usoje gushyiramo email uhita uza hano handitse create, hano kuri create, warangiza ukagira ute ugacreatinga ifoto yawe. Kuri create rero witegereje neza urabona hano hejuru hari ahantu handitse image, handi handitse video. Hano ushobora gucreatingiramo image nk'iriya tumaze gukora ukayicreatingira ahangaha, ariko nabonye hano bigoye, niyo mpamvu nayicreatingiye muri ChatGPT. Twebwe turetse tujya ku ka video kuko dushaka gucreatinga video ya foto noneho bakayikoramo video. Ariko niba udashaka kuzajya ukoresha ifoto yawe nka kurangiye nkoresheje ifoto yanjye, wenda ugakoresha amafoto y'ama AI atanga, ya mafoto y'abantu baba bicaye muri studio, umuntu uba wicaye nk'ahantu runaka ushaka nko gukora ga script wenda ko umuntu uri muri studio arimo arigisha nk'uko nguko mba ndi kubigisha, hano waza ugakoreramo amafoto. Noneho twebwe tuhita tujya hano ha video. Kujya gukora ifoto uza ahangaha ukandikamo prompt y'umuntu ushaka, ukavuga ati ndashaka umuntu wicaye ku ntebe urimo ufite mikoro imbere ye ari kwigisha abantu. Twebwe rero ifoto twayisoje tugiye gukoresha yacu. Ukahita uza hano handitse drag paste cyangwa se click to upload image, ukahita ukoraho, warangiza ifoto yawe ukayishyiramo ngiyi ugakanda done, ugategereza ifoto yawe iki-uploadinga kuri ino website. Noneho iyo imaze kugeraho uhita ureba hano hasi ahangaha, hariho akantu kanditseho live. Wowe hari igihe batashobora kuza gutaka kwereka ikintu uhita ukora ni iki, uraza ugakirika ahangaha bakakwerekaho utuntu dutatu. Hari ako bita control camera movement like a professional director, ko gukontrola kamera. Noneho hakaza ko bita live character smooth view and perfect 2D illustration. Twe tuhita dukora kuri aka ka kabiri kuko dukeneye perfect illustration. Uhita uza wandike uti, uhita uza wandike. Mbere ko twandika kankwereke hano mba nemerewe gukora auto video 1000 ku munsi. Urabona ku munsi mba nemerewe gukora auto video 1040. Ubundi aba ari 1050 akozeho dukeya. Urumva auto video 1050 ashobora kuba ari nka wabukozemo n'agase ni kaka short movie wenda kamara nk'iminota nk'isaha ndakeka cyangwa iminota 30 nimba nibeshya. Warangiza ukahita ukandikamo prompt bitewe n'ukuntu ubishaka. Wenda ukavuga ngo make my picture talking we shaking we shaking hands for making sign wind. Nyine ubyandika bitewe n'icyongereza. Mu cyongereza cyawe nta mpamvu yo kwigora. Icyo uhita ukora wowe utuza hano handitse create hano, warangiza ugakora iki creating. Urabona dukozeho kubera ko bari gucreatinga hariho na 40 hahise hasigaraho 10. Ubwo 30 tuvuye. Urabona hano hasi gucreatinga kamwe 30 hariya tuhita tuvaho. Kugira urebe none icyo wa creatinze uraza ugakanda hano handitse create history. Urabona barimo bara creatinga batubwiye ko iri buze kuza mu minota. Hano hari izo nari nakoze ngizi zose bagenda bazigirute bazikubikira. Ndashaka ko unkurikirana step by step nihagira akantu nakamwe kagucika. Nuza kwita wihutira kujya mu bintu byinshi biraza kurangira nta kintu kuwemo muri no
video. Twakomeje sasa, urabona aka video kacu bamaze kugakora, uraza ukahita ukoraho ukagaplayinga ukakareba. Urabona arimo aravuga nkuko nari nabiteguye yerekana ibimenyetso. Aka video kacu iyo ushatse uhita ukadownloadinga hano ahangaha, ukahita ukadownloadinga. Baba bagukoreye aka video k'amasegonda 6. Nuze kugira ikibazo kuko ari kagufiya, wowe ibindi uragenda ubibona uburyo bayagura. Noneho urabona uyu muntu agumye akavuga yicaye, bishobora kuboringa abantu. Reka noneho dushyiremo ahaguruke. Tuhita tugaruka inyuma hahandi, noneho tuze dukuremo biriya twari twanditse, twandike ngo make my picture talk and stand up. Make my picture stand up. Shyiramo akongereza kakeye uze. stand up and talking. Stand up and talking. Warangiza ugakanda hahandi ha generate. Noneho ikintu bagiye kudukorera, hariya yari yicaye harimo kuvuga, ikintu twebwe bagiye kudukorera, bagiye kumuhagurutsa noneho avuge ahagaze. Turebe barimo barageneratinga ifoto yacu. Noneho tugarutse kuri iyi ngiyi bamaze kudukorera, urebye neza ku ntoki zo hirya urabona hagiyemo akantu k'akabazo. Harimo akantu k'akabazo ko zitageneratinze neza. Uhita ugenda ukareba muri prompt wanditse, nanditse ngo make my picture talk with shaking hand for making sign. Iriya shaking hand ishobora kuba ariyo yabiteye, ushobora kugenda ukahita usubiramo shaking hand ukongera ukageneratinga kandi paka baguhaye akantu katarimo amakosa, paka baguhaye video itarimo ikosa na rimwe. Tugaruka inyuma, video yacu urabona bamaze kuyikora, katurebe. Urabona wa muntu wacu twashakaga gahaguruka, urabona ko bamaze kugeneratinga, yagize ute yahagurutse. Reka noneho dukore asoka muri zino offices. Sorry gato, uraza ukongera ugasubizamo ifoto, warangiza ukandika ngo ahangaha uritonda kubera ko uyu muntu wacu yarahagaze. Tubanze tudownloadinga kano ka video, turakora screenshot duhereye hano ahagaze, aba ariho bahera noneho bamusohora hanze. Ukahita ugasevinga without watermark. Ndakeka naka ngaka twakadownloadinze. Naka twakadownloadinze. Noneho ukahita uza hano wasevinze aka video kawe, akangaka haguruka. Uraza ukahita pozinga hano ahagaze, warangiza ukahita ukora screenshot. Noneho warangiza ukahita ubabwira, ukahita ugaruka hahandi. Kubikorera muri phone biragoye, ukagaruka hahandi twakoreraga n'ubundi, ugashyiramo noneho iriya foto dukoze ahagaze, tukababwira ngo with camera track
my picture, move outside, moving, outside, of office, tukanda kuri generate, bamukore noneho amuvinge asohoke muri office. Bana barimo barayigeneratinga baduhaye iminota. Urategerezaho gatoya ugenda ukora agascript kukanda agascript kukanda mpaka ugeze ku byo ushaka. Iyo usoje biriya byose rero bamaze kugukorera ifoto yawe uko ubishaka, bamaze kuyihinduramo video, nako uraza kwahita ujya kuri application ya InShot ugafata bwa video bwose bagukoreye ukabuteranyiriza hamwe. Na urugero nk'utu ngutu baduteranyirije hamwe, ni wite ko nta majwi ndashyiramo. Ibyo ngibyo wowe nukurikira urabimenya ukuntu biri bugende bigahura. Noneho uto video twamaje kuduteranyiriza hamwe biterwa n'iminota ushaka, cyangwa se amasegonda ushaka. Iyo urangije uhita uke-exportinga ako ka video. Akanjye namaze kuke-exportinga, ukahita uza ugafungura internet, warangiza ukahita ujya kuri Play Store, ukajya kuri Play Store ugashaka application bita Dreamface. Tsari na connection iriho, ukahita ushaka application bita Dreamface. Iyo application ya Dreamface ni iyi ngiyi ya kabiri ifite ishusho y'icyatsi, nayo downloading, ukahita ukanda kuri open. Iyo umaze gufungura application yawe rero uba ugiye gukora iki? Uba ugiye gushyiramo amajwi kuri video yawe, noneho bakabihuza n'umunwa. Ahangaha iyo ushatse ukoresha utiriwe ujya gukoresha hariya hirya tuvuye ngo badukorere ifoto, ushobora kuzanamo agafoto bagukoreye kuri chat ukakavugisha hariya, ariko ari iminwa yizunguza gusa. Twe tugiye gukoresha ha video rero, hari video bayihuze n'ibyo turi bushake kuvuga. Tuza ahangaha, warangiza ukajya hano handitse avatar, ugashyiramo ya avatar yawe umaze ku-exporting. Twebwe iyo tumaze ku-exportinga iyi ngiyi, ukanda confirm, ugategereza avatar yawe bakayiloadinga bakayishyiramo hariya. Ni ibintu biba byoroshye cyane, wowe biba bigusaba gukurikira akantu ku kandi, nawe ukaba wabasha kubyikorera. Noneho urabona avatar kacu bamaze kukemera. Witegereje neza hano hasi hari ahantu handitse background, nkozeho nshobora kugenda nkaba nahabwa uburenganzira bwo guhindura background iri kuri video yanjye, bakanshyiraho background bashaka. Ariko njye sinshaka ko dutinda muri ibyo, nshaka ko twihuta tugera ku cyo dushaka. Hano ushobora gukoreshaho ijwi. Iryo jwi ya majwi ushaka gukora avatar zivuga mu Cyongereza no mu zindi ndimi, uraza ugahitamo ijwi ushaka gukoresha, bakazajya bagukorera iryo jwi, ryaba iry'umwana ryaba iry'iki, bakayibandika amagambo, iryo jwi akaba iryo riyasoma. Noneho njyewe nshaka gukoresha ijwi ryanjye. Iyo ushaka gukoresha ijwi ryawe uza hano handitse add script, bakakubwira ngo yityping ibi y'amagambo, cyangwa se uimportingemo audio. Iyo audio wimportinze mariyo hari abavuga, cyangwa se uri coding audio yawe hano hasi kuri record. Uraza ugahitamo ko ushaka. Ngenda koresha ka import kuko ijwi na recordinze mbere. Urabanza ukarecordinga ijwi ukwaryo, warangiza ukahita ugira ute, ukaza ukaryimportingamo, ukajya hano kuri from file, ukajya gushaka rya jwi ryawe. Ndakeka turi kugendana 5:5. Warangiza ukajya gushaka rya jwi.
video kugira ngo itaba ndende rero ikarambirana, reka tugarukire ahangaha dusubikire ahangaha, ahubwo dukore akandi gace ka kabiri gakomereza ahangaha twari tugeze. Manuka muri comment nimba twari turi kumwe, umbwire ngo twari turi kumwe 5/5 mbakorere part 2. Tutaba turi guta umwanya wose n'abantu benshi babikurikiranye. Ndagushimira rero wowe wakanze subscribe kuri IT Panda, video zo kwigisha zo nakagaruka. Thank you so much, kadubure ku munsi w'ejo.